Ibihe byiza kuri wowe udukurikiye, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi rero turagarutse aho tuje kugusobanurira amoxicilline icyo ari cyo, turakubwira kandi ibintu ugomba kwitondera igihe uri kunywa uyu muti. Abantu benshi bakunda uno muti wa moxi. Bamwe bawukoresha nabi, abandi bakawunywa uko bikwiriye. Ariko kandi nubwo babikora gutyo, ntago benshi basobanukiwe n'ingaruka bashobora guhura nazo igihe banyweye uyu muti nabi. Tuganire na buri muntu wese tukamuha n'umwanya wo kutwandikira muri komenti, nkeka ko yatubwira ko nawe uyu muti yigeze awukoresha. Nimba rero nawe wawukundaga, nimba wawukoreshaga, egera hino ubane natwe usobanukirwe neza ese uyu muti uvura iki, ese uyu muti ukoreshwa ute, ese uyu muti n'unyweye nabi ni izihe ngorane nahura nazo. Ntangiye ibiganiro bivuga ku miti kuko nzi ko abantu benshi murwara ntimukire bitewe n'uburyo mwakoresheje imiti nabi. Bana natwe rero nimba ukunda ibiganiro byacu, kore subscribe, twandikire muri komenti. Birashoboka ko hari undi muti ukunda ariko udasobanukiwe ese ni izihe ngorane wakugiraho igihe wawukoresheje nabi. Ikaze rero. Reka twitangirire. Uyu muti wa amoxicilline cyangwa se bamwe bawita moxi, hari n'abakecuru bajya banterera urwenya bakambwira ngo ni teramusini. Ayo ni amazina nyine bagenda buri wese abivuga uko abyumva, ariko ubundi izina bwite rya nyaryo ni amoxicilline. Uyu muti ni antibiyotike, bisobanuye ko uno muti ushinzwe kuvura udukoko cyangwa se kwica udukoko dutera indwara ari two byo twita bagiteri. Ntago rero uno muti uvura virusi. Impamvu mbivuze nuko abantu benshi barwara gripe akumva ko ugomba kumuhereza amoxi ari wo muti uri bumuvure. Abantu benshi barwaye za gripe iyo utanayimuhaye ataha ababaye cyane ko we muganga utamuvuye rwose neza. Ariko icyo nagira ngo nkumenyeshe nyine nagira ngo usobanure ko amoxicilline ni antibiyotike ishinzwe kwica udukoko ari two bagiteri. Muri kano kanya rero aho turi kuganira, utwandikire muri komenti utubwire undi muti wikundira wumva ukeneye ko twagusobanurira. Dukomeza rero ku ndwara uyu muti uvura. Uno muti uvura indwara zitandukanye nyine za bagiteri zitandukanye bitewe n'aho ziherereye runaka. Uyu muti uvura indwara zo mu muhogo, uno muti uvura indwara zo mu matwi, uno muti uvura indwara zo mu bihaha, uyu muti uvura indwara z'amenyo, ni nyinshi cyane zitandukanye nubwo abenshi nyine baba batabisobanukiwe, ariko uyu muti uvura indwara z'amenyo zimwe na zimwe. Uno muti uvura indwara zo mu nzira z'inkari, ya ma infection yo mu nkari. Uyu muti kandi nanone uvura n'izindi ndwara zose uzi zatewe n'udukoko, zatewe n'amabagiteri. Niba rero wajya gukoresha nabi, ubane natwe uze gusobanukirwa n'ingorane ushobora guhura nazo igihe uwukoresheje nabi. Reka tuganire ariko nubwo ndi kugusobanurira indwara uyu muti uvura, ntago nkubwiye ngo kuko uri kumva uri kubabara mu nzira z'inkari cyangwa se kuko uri kumva uri kubabara mu muhogo uhita ugenda ujye kugura amoxicilline uze unywe. Impamvu nkubwira gutyo, ntago uzi ngo ku myaka yawe, ku biro byawe urafata urugero rungana gute. Niyo mpamvu rero ugomba kujya kwa muganga, muganga wenyine niwe ukwandikira imiti akakubwira urugero ugomba kunywa bijyanye n'imyaka yawe, bijyanye n'ibiro byawe. Ntuzakore ikosa rero ryo kujya kugura imiti ngo uyinywe uko wishakiye. Ndaza kukubwira impamvu n'ingorane ugomba guhura nazo zikomeye cyane. Reka tuganire ku buryo iyi amoxicilline ikoreshwa. Uburyo ikoreshwa. Iyi amoxicilline uburyo ikoreshwamo, ugomba kuyinywa ukayirangiza. Ni antibiyotike nyine. Antibiyotike ni imiti uba ugomba kunywa ukarangiza. Nimba muganga yakwandikiye iminsi 5, ugomba kunywa iyo miti iminsi 5 igashira. Waba wakize, ugomba gukomeza iyi miti ukayinywa ya minsi 5 ikarangira. Nimba yakwandikiye iminsi 7, ugomba kuyinywa iminsi 7 ikarangira.
ntabwo ugomba kunywa imiti ngo numara iminsi 3 ukumva worohewe imiti uyirambika hari uyihorere, ejo niwongera kumva wongeye kurwara wongere ubature ya miti uyinywe. Ibyo bintu ntabwo byemewe, ndabikubujije. Imiti yinywe igihe muganga yakwandikiye, iminsi yaguhaye, isaha yakubwiye ari unyweraho imiti. Ibyo nibyo bizagufasha gukira kandi vuba. Bigenda bite rero iyo umuntu anyweye antibiyotike nabi, iyo umuntu anyweye imiti nabi, niki kimubaho? Ese bimugendekera gute? Iyo iyi miti uyinyweye nabi, ukayinywa ntuyirangize, ukayinywa mu kajagari, byanga bikundwa n'ingorane zikomeye kuko ari indwara urwaye ntago ikira. Ejo ya ndwara igaruka ifite ubukana bukomeye cyane, kandi na ya miti ntago yongera kukuvura. Urumva nyine imiti iba yagize resistance mu mubiri, bitangira kugorana kukuvura. Mutwandikire muri comment abantu mudukurikiye, mutubwire se kandi koko ndabizi ko benshi mubikora. Abantu benshi mu miti ntimuyimare, mukayisigaza, mukanywaho dukeya, wakumva worohewe, ukabika hariya ukabyihorera. Nababwiye ko noneho ndibuze kubabwira kandi ibimenyetso ugomba kwitondera igihe umaze kunywa iyi miti ukabyibonaho, ibintu ugomba kwitondera. Igihe wanyweye iyi amoxicilline, wagiye kwa muganga arayikwandikira bitewe n'uburwayi urwaye, uratashye ugeze mu rugo urayinyweye. Umaze kuyinywa ugize ibibazo byo kuruka, ugize ibibazo by'impiswi, ugize ibibazo byo kubabara mu nda, ugize ibibazo byo kubyimba, ugize ibibazo byo kwishimagura, ugize ibibazo byo gufuruta umubiri wose ugasanga umuntu yafuruse, ugize ibibazo byo guhumeka nabi, turi kumwe? Nunywa iyi miti ukagira ibi bibazo, nyamuneka ihute kwa muganga hakiri kare, wa wundi wakuvuye. Ibintu byo guhindura amavuriro buri kanya, ibyo nabyo ndabibabujije. Jya kwa muganga wa wundi wakuvuye, ari we wongera akwiteho, akurikirane niki kibaye mu mubiri wawe, ajye gushaka uburyo agabanya bya bibazo wahuye nabyo. Inama y'umunsi rero, inama yo kuguha, kwa muganga natwe tugira kirazira. Kwa muganga haba kirazira, mu miti habamo kirazira. Kirazira kunywa imiti utahawe na muganga, icyo ni kimwe. Kirazira gukoresha antibiyotike nabi, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, kirazira gusangira imiti. Ibintu abantu benshi waba urwaye ugahita ufata bya binini bya mugenzi wawe nawe ukanywa, uzi urwaye iyihe ndwara, uzi ute ko muhuje indwara? Jya kwa muganga bakwandikire iyawe miti, bakuvure, bagusuzume, bagufate ibizamini, bamenye indwara yawe, hanyuma nawe bakuvure. Ntago ari ibintu bigoye, nta kintu kidasanzwe, ahubwo abantu nuko mutabyitayeho. Dusoza ikiganiro cyacu rero, nagira ngo mbasobanurire ko ngiye gutangira kujya mbasobanurira ibintu bijyanye n'imiti. Nimba nawe hari umuti ukunda ariko ukaba utabusobanukiwe neza, utwandikire muri comment, tuzagusobanurira uko ukora, uko ugomba kunywa, uko wawitwararikaho kugira ngo utaguteza ingorane zikomeye ku buzima. Ikindi kandi nabibutsa nk'abantu mukunda ibiganiro byanjye, abantu mukunda ibiganiro bivuga ku buzima, nuko mwajya mwibuka ko imiti ari y'umuntu ku giti cye, nta usangira n'indi miti. Nuko mwajya mwibuka ko ugomba kunywa imiti ukarangiza ya minsi yose muganga yaguhaye. Nuko wajya wibuka ko ugomba kujya kwivuza igihe cyose ubonye ibimenyetso ku mubiri wawe bidasanzwe. Kujya kugura imiti mu buryo butemewe byaguteza ingorane zikomeye cyane ku buzima. Mukomeze mugubwe neza, abakunze ibiganiro byacu mukore like, muduhe comment y'ibyo twakomeza kubaganiriza, kandi mwakoze kudukurikira. Twongeye duhure no mu kiganiro cy'ubutaha mu biganiro byiza bivuga ku buzima.